Wari waba uri gukoresha telefone yawe wishimye useka ureba video za Menya tips warangiza ukajya kubona ukabona ngo umuriro ngo ba. No munsi Menya tips yaguteguriye amabanga 9 yo kurambya umuriro muri telefone yawe. Niba uri mushyashya kuri iyi channel kanda subscribe, kandi none niba utarakanda subscribe ukandi subscribe kugira ngo uzajye ubona amayeri ndetse n'amabanga Menya tips iba yaguteguriye. Muri iyi si y'ikoranabuhanga, telefone ni kimwe mu bishimisha abantu. Ariko nanone iyo bigeze ku kibazo cya batiri, bisa nkaho telefone yawe ntacyo ikikumariye. Ese waba wari uzi yuko ibyo ukoresha telefone yawe cyangwa se ibiri muri telefone yawe ari byo bituma batiri yawe ipfa? Ariko ntugire impunge kuko hari amabanga menshi yo kuba warambya umuriro muri batiri yawe. Icyambere, ntugatume umuriro ushiramo burundu. Ushobora kuba waragiye wumva abantu benshi bavuga yuko kuba wakoresha telefone yawe igashiramo umuriro burundu ari byiza kuri telefone yawe. Ibyo byari byiza kuri batiri za telefone za kera, ariko kuri batiri za lithium ion zikoreshwa na computer cyangwa se telefone ni byiza yuko udatuma umuriro ushiramo burundu, ahubwo uzajye uyicaginga byibuze igeze nko kuri 20. Kubera ko zino batiri za lithium ion zikoresha umuzenguruko wa 300 kuri 500. Bishatse kuvuga yuko uramutse ukoresheje uno muzenguruko wa batiri wawe neza, byibuze 500 ishobora kuba yamaramo igihe kinini. Kabiri, gabanya urumuri ndetse n'igihe telefone yawe imara yaka. Ese waba wari uzi yuko uretse kuba urumuri rwangiza amaso yawe ndetse rukagutera n'umutwe wa hato na hatoya, rwangiza na batiri ya telefone yawe? Byakubera byiza rero uramutse ugabanyije urumuri rwa telefone yawe, ukaba wakwirinda kuba amaso yawe yananirwa cyangwa yatukura, ndetse ukabasha no kuba warinda ubuzima bwa batiri yawe. Ibi rero ushobora kuba wabikora ugabanya urumuri rwa batiri yawe, cyangwa se ukaba warugira automatic, hahandi hamwe urumuri rujyana n'ikirere uko kimeze. Ndetse n'ikindi kintu ngomba kwibuka ni igihe telefone yawe imara yaka igihe utari kuyikoresha. Buriya igihe telefone yawe imara utari kuyikoresha ariko nanone iri kwaka, iba iri gutwara umuriro mwinshi. Rero ibi ngibi nabyo bizatuma umuriro muri telefone yawe umara igihe kinini. Icya gatatu, koresha wifi neza. Yego, wifi ni nziza kuko idufasha kuba twazigama amafaranga yacu, kuba twayagura amayinite. Ariko se nanone wari uzi ko uko uri kugenda uzigama amafaranga yawe ari nako batiri yawe iri kugenda ipfa? Buriya wifi ikurura amasinyare menshi kandi mu gihe gitoya. Ibi ngibi bigatuma batiri ikoresha umuriro mwinshi ndetse n'ingufu nyinshi yo kuba yafasha telefone yawe gufata sinyare zigiye zitandukanye. Biba byiza rero iyo uramutse ufashe telefone yawe ukayishyira muri wifi ari uko ugiye kuyikoresha, ariko atari ukugenda inzira zose urimo urashaka wifi, kuko ibi ngibi bituma ugenda ufata amawifi menshi agiye atandukanye kandi nanone mu gihe gitoya, ari nako batiri yawe irimo irakoresha ingufu nyinshi. Rero gerageza kuzajya ukoresha wifi neza, ndetse no mu gihe uzi neza yuko aho hantu hari wifi, atari ukugenda ushakisha wifi ahantu hose. Icya kane, irinde sharijeri zinjiza umuriro byihuse. Ese buriya wari uzi yuko hari uburyo bwinshi butandukanye ushobora kuba wakoreshamo kugira ngo telefone yawe yinjize umuriro byihuse? Ushobora kugenda ukagura sharijeri ishobora kuba yakwinjiriza umuriro mu gihe cy'iminota, mu gihe byagatwaye amasaha. Ariko se wari uzi yuko ibi bintu ari bibi kuri batiri yawe? Kubera yuko ibi ngibi bituma batiri yuzura vuba vuba, ariko nanone nta burambe umuriro ushobora kuba wagira muri iyo batiri. Kubera ko iyo ukoresheje zino sharijeri zibasha kuba zakwinjiza umuriro mwinshi muri batiri, ariko nanone ku muzenguruko wa batiri hagabanukaho 20%. Icya gatanu, ntukayishyire mu bukonje cyangwa mu bushyuhe. Nkuko mu bukonje ubutitira ndetse no mu bushyuhe ukaba ubira ibyuya, na telefone yawe niko ibimeze. Munsi ya dogere 0 ubukonje bwinjira muri reaction ziba ziri kubera muri batiri yawe. Ibi ngibi bigatuma batiri yawe yatakaza umuriro byihuse. Ndetse no hejuru ya dogere Celsius 45, ibi ngibi bituma batiri yawe nayo iba iri mu bushyuhe bukomeye cyane ku buryo ishobora kuba yashiramo umuriro byihuse. Rero nko gufata telefone yawe ukayisiga ahantu ku zuba
biba ari bibi cyane kuri telefone yawe, nk'igihe telefone yawe uyifata ukumva ishyushye. Ibi ngibi bikwereka neza yuko telefone yawe iri gukoresha umuriro mwinshi kuruta uwo yagakoresheje. 6. Fungura akadege. Sinakubwira ngo uzajye ufunga telefone yawe mu gihe wenda utari kuyikoresha cyangwa se mu masaha ya nijoro ugiye kuryama, ariko nanone biba byiza iyo ushyizemo akadege cyangwa ibyo twita airplane mode. Ibi ngibi rero bifasha telefone yawe kuba itakoresha umuriro mwinshi mu gihe ikiri kwaka ishakisha nk'amasinyare cyangwa ama application yaba ari gukora muri telefone yawe. Rero byaba byiza nko mu gihe cya nijoro ugiye kuryama ushobora kuba washyiramo akadege kugira ngo batiri yawe itazajya ishiramo umuriro byihuse. 7. Irinde uburyo ukoresha telefone yawe. Ese wari uzi yuko uburyo ukoresha telefone yawe nabyo bishobora kuba byaba kimwe mu bituma batiri yawe ishiramo umuriro byihuse? Rero uzajye wirinda ibintu byinshi bishobora kuba byatuma batiri yawe ishiramo umuriro byihuse, harimo nko kureba amavideo agiye atandukanye, gukina amagemu ndetse n'ibindi byinshi bishobora kuba byatuma umuriro ushira muri telefone byihuse. 8. Charging ugeze kuri 80. Ushobora kuba waragiye wumva bivugwa yuko gucaginga telefone yawe nijoro ugiye kuryama ukayiraza ku muriro ari bibi cyane, ndetse uretse no kuba ugiye kuyiraza ku muriro no kuyicaginga ukayigeza ku 100 nabyo ntabwo ari byiza. Nk'uko nabibabwiye, ubu bwari uburyo bwari bwarakozwe mu mabatiri ya kera, ndetse mu matelefone y'ubu ngubu bigusaba yuko uyicaginga ukayigeza kuri 80. Uzabigerageze ucaginge nka telefone yawe igere ku 100, uzakunda kubona umuriro uhita ugabanuka byihuse cyane, byibuze ukagera kuri 80, akaba ari gutangira kugenda ku kigero cyiza. Uramutse ufite nka telefone ebyiri cyangwa computer na telefone, byaba byiza uramutse ucaginze telefone yawe ikagera kuri 50 byibuze ku 100 mu gihe udakunda kuyikoresha cyane. Ibi bizatuma batiri yawe imaramo umuriro igihe kinini. 9. Menya umuriro application zawe zikoresha. Niba wagerageje uburyo bwose bushoboka ariko nanone ukaba ubona batiri yawe irimo iratwara umuriro byihuse, ushobora kuba ari nka application ufitemo ikoresha umuriro mwinshi. Rero ku bantu bakoresha iPhone, urajya muri settings, nurangiza uhitemo batiri, numara guhitamo batiri ubundi urebe application ikoresha umuriro mwinshi muri telefone yawe. Ku bantu rero bakoresha Android, jya muri settings, nurangiza uhitemo batiri, nurangiza uhitemo battery usage. Aho rero niho uri buze kubona ama application yose ndetse n'umuriro akoresha. Niba hari andi mabanga waba uzi arenga kuri aya ngaya, ushobora kuba wayadusangiza muri comment. Kandi nanone niba wakunze ino video kipe ya Menya tips iba yaguteguriye, ushobora gukanda like cyangwa se ugasharinga n'abandi bakabona amayeri ndetse n'amabanga. Kandi nanone ushobora kuba waduteza imbere ukanda subscribe.